Ndi ikihabwabo cyaka mu cyoko mindi hamije indinda sintinda mu ndaro. Rusandaze bisabo nsuma mbasanga bari abasizi basiga businzi bahomboka bahunga bati urya muhungu ntahubuka mu kuduhumba arahuranya ibihumbi. Murakaza neza muri iki kiganiro cyacu tugiye kubagezaho. Nk'uko nteruye iki kiganiro nkoresheje ikivugo cy'impakanizi, hari benshi bajya bifuza ko twazabagezaho uburyo umuntu yatondera neza ikivugo. Mwatwandikira mu bitekerezo by'iki kiganiro kugira ngo mbagezeho uburyo bwiza umuntu yatunga ikivugo yazajya akoresha mu mihigo y'abahungu cyangwa se mu birori runaka ku buryo utavaho ujorwa. Amambere rero mu gice cya mbere cy'insigamugani ivuga ngo ntugategere umugore ijosi, twabonye aho Rugira yararimo abindabindira ubugabwe bwa reze mu ruhu rukannye, bukanga bukamunanira. Akagisoza avuga ngo wacubya wacubya aturamaranira kuba umusago kuri iriya jana ritendetse mu gisenge. Reka dukomereze aho ngaho. Mazimpaka yumvise ayo magambo aramusetsa, ahamagara Rugira ati mwana wanjye humura, ntabwo ubugabo bwawe buzaba umusago kuri iryo jana. Yinjira mu nzu ati mbese harya burinda kuba umusago abandi baryama uwo nguwo asigaye amariki mu kirambaho. Umugore ashya ubwoba yikanyira ku buriri. Mazimpaka nawe abageze mu kirambi aramukoba ati garuka. Umugore amanuka atumva atabona. Ageze hasi Mazimpaka abwira Rugira ati mwana wanjye n'ubundi ntawe uragira izitagira intizo. Ati uyu mukobwa ndamuguhaye mujye muryamana, ariko urinde abasigaye. Umugore atangiye kwijujuta. Mazimpaka ati ugira iryo urevura nkagutanga. Nuko umugore araharirwa yemera irya munyamugira ubutangwa nta mpaka. Rugira akura ubwatsi, amaze kubukura baka Mazimpaka baramwegera ngo bihakirwe. Baterurira ku gisingizo cye byo kubanza kumwurura bati mbese n'iki mushora ruziga wa ruzimya wa ruzege, mbese n'iki munyakanda. Mazimpaka ati have mwa bakobwa mwe, ahubwo nimwurire imivumu tuvumane, naho ibyo kuvukana byasibanye. Nuko amaze kubatera ubutaka atyo yisubirira ikambere mu ishengero, ahageze arangururiramo ubuhemu bw'abagore bose mu gisigo, dore ko yari n'umusizi. Afatira kuri rya jambo yabwiye abapfasoni ngo burya umugore ni intati ntimukamutegere ijosi. Araterura ati ntugategere umugore ijosi ijoma rya nyirabicuba, jye naragendeje mbona ibintu ibi. Umugore ni intati itampunzi rya bitabwa, n'abaguteye araborosa, bwajyaho kwegura isuka ati nahinduwe. Umugore ni intati ni interanya abantu, harya mu kinagu kinze ku mutima, wateba agatambuka, watabagara agatabaguza, wazaberanywa n'ibyago akajya gushaka. Agatsinda agendana ingoma imbere ye, abiru bayihuraho imirishyo akabisangira imbere yo. Umugore nyiramwanja ari mwapfubiranye, akora inkono ukwezi arembuza umwuko, yacinya ibikanda agacisha make, yakebye aterera intakara mu gitango, ugapfa gutamira witotomba ku mutima, utakari kera aho nzaguharika. Umugore nyamugore ni ururi mu nzumu, akazigama indyo n'indyamo, agasiga umugabo akanga umugayo, nyiramwiza uwo mwagoriranye, ahakura ashikamye yashikara akaguhereza, yakubitiraho n'uburisho ukamushimira icyo. Umugore utakumenya imvune imbere y'imbavu, imbabazi zo kumukunda zawe amagingo ki? Ngo arakangisha impotore yakuye iwabo, agukina imbere wihodokeye, wisaba igo bigondoza, wisaba amahata, warahawe amagana wa mugabo we. Umugore si mfite abiri n'ihene irayagira, iyo ashise ururimi nk'urubanga mu rugo, urarekera agasazira wa se, yicuza ngo sebitana yatashye imuhana. Nta kamara ishavu nko kubyara, akamara intimba kavamo umuntu. Nguko uko Mazimpaka yakobye abagore bose yamagana ubutati bwabo. Nubwo ariko yari yemereye ba bapfasoni kudakomeza gushahura abantu, byageze aho amakaburo ye arongera aragangura, noneho yubakisha inzu y'igihome, bayikingiranamo abagore be bose yafuhiraga,
ategeka ko babicisha inzara. Koko biba bityo. Ariko bagihorogoma, uwitwa Kirongoro nyina wa Cyilima Rujugira, umutwa Busyete wari mu bishi b'ibwami yaramurokoye kuko yaramukundaga cyane, aramurenza ajya kumuragiza kure rwihishwa. Bishyize kera, umuhungu we yima ingoma y'u Rwanda, yimana na nyina wabo Turira kuko bari bazi ko Kirongoro yapfuye. Rujugira amaze kuba umwami, Busyete aboneraho ajya gutarura nyina aramumurikira. Nibwo Cyilima amukuye ku butwa aramupfurakaza, amugororera inka n'imisozi, ndetse anamushyingira abakobwa b'amapfura barimo mushiki we Murangamirwa wa Yuhi, ari we wabaye nyirakuruza w'Abasyetaba. Naho rero ihame rya cya gisigo Mazimpaka yamaganishije ubutatsi bw'abagore bose, kuva ubwo ryaritse mu mitima ya rubanda. Noneho ba Gacamigani babishishoje babyenderaho umugani, bakagiriye mu magambo y'imbarutso yacyo, kugira ngo uzahore wibutsa n'ubuvivi ubuhemu bukunda kugaragazwa n'uburyo buke bw'igitsina gore, niwo uyibaca bagira ngo ntugategere umugore ijosi ni intati. Intati bivuga umugambanyi, umwangushyi bivuga umuhemu, ubutati bisobanura ubuhemu cyangwa se ubugambanyi. Gutegera undi ijosi ni ukutamwishisha na buke. Ahangaha rero niho dusoreje igice cyacu cya kabiri cy'insigamugani ntugategere umugore ijosi. Murabyumva neza inkomoko yawo, ndetse niwe yakomotseho, ndetse n'igihe yakomotse, ndetse n'akarere yaba yarakomotsemo. Ahangaha rero niba ukunze ikiganiro cyacu, gisangize bagenzi bawe, kandi niba hari igitekerezo ufite twabasangiza, hari inyunganizi, watwandikira mu bitekerezo, ahasigaye rwose tugabasubiza kuko turiho ku bwanyu. Ahasigaye nimwishyuke kandi mugire ishya n'ihirwe mu mirimo yose murimo. Murakoze cyane, murakara. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.